twongeye kubasuhuza muri iki kiganiro aho dukurikirana ubuzima bw'umubyeyi utwite kuva twite abyara ndetse na nyuma yaho. Nkuko mubimenyereye rero iki kiganiro mukigezwaho na Tuyisenge Rusi umubyaza. Muri iyi minsi igihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange turi kurwana no kugabanya impfu z'abana n'ababyeyi. Abana bapfa bavuka cyangwa se ababyeyi bapfa babyara. Iki kiganiro kigamije kugira ngo tuhamagarire umubyeyi wese utwite kumenya uburyo nawe ubwe yakwikurikirana kugira ngo ashobore kugira ubuzima bwiza, ntazahare mu gihe atwite cyangwa se ngo abe yatakaza ubuzima mu gihe abyara. Umubyeyi utwite unkurikiye ndagira ngo nkwibutse yuko mbere yo gutwita, mu gihe utwise na nyuma yo kubyara ukwiriye gukomeza kumenya uko ubuzima bwawe ndetse n'ubw'umwana bimeze kugira ngo ushobore gusobanukirwa ndetse ushobore no kumenya uburyo ubuzima bw'umwana wawe bugenda neza. Muri iki kiganiro rero nk'uko twabibasezeraniye ubushize tugiye kurebera hamwe ibimenyetso mpuruza ku mwana w'uruhinja. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigera muri 7 umubyeyi utwite yagenzura ku buzima bw'umwana we mu gihe amaze kubyara. Ikimenyetso mpuruza cya mbere ni igihe umwana adashobora konka. Mubyeyi utwite unkurikiye, ubushakashatsi bwagaragaje yuko nyuma yo kubyara umwana akwiriye guhita ajya kwibere akonka kugira ngo ashobore kwakira amashereka ya mbere atuma arushaho kugira ubuzima bwiza. Ndagira ngo nibutse umubyeyi utwite unkurikiye, nujya kubyara ukabona umwana wawe akimara kuvuka akavuka ari muzima nta ngorane zabayeho atananiwe, ujye wibuka ko nawe ari inshingano yawe gushyira umwana kwibere. Hari igihe abaganga bagira akazi kenshi ariko ibutse umuganga muri kumwe aguha umwana wawe umushyire kwibere, kuko umwana akwiriye konka akimara kuvuka kugira ngo abashe kwakira ya mashereka meza y'umuhondo amwongerera ubudahangarwa bw'umubiri. Nyuma yo kuva kwa muganga rero ushobora gusanga umwana wawe yananiwe konka. Icyo ni ikimenyetso mpuruza, kuko umwana utari konka ni wa mwana utakaza ibiro, ni wa mwana udakura neza, ni wa mwana ushobora no gupfa azize inzara. Niyo mpamvu kutonka ku mwana w'uruhinja ari ikimenyetso mpuruza. Ukwiriye kumenya niki gituma uyu mwana wanjye yananiwe konka. Mubyeyi utwite unkurikiye, wirindira ko umwana azabanza kuzahara cyane kugira ngo ugane ivuriro. Ahangaha iyo tuvuga ibimenyetso mpuruza ndagira ngo nkwibutse ko ukwiriye kugera kwa muganga mu minota mike cyane ishoboka kugira ngo batabare ubuzima bw'umwana wawe. Ushobora no kubona umwana yananiwe konka ukiri kwa muganga muri ya masaha uba ukwiriye kuhamara. Hamagara umuforomokazi cyangwa uhamagara umubyaza ndetse n'umuganga wese wabona, umubwire yuko umwana wawe atari konka neza kugira ngo bagufashe. Kimwe mu bintu ushobora gutuma abana batonka neza, icya mbere ni uko umwana yaba atari gufata ibere neza. Umwana rero akwiriye gufata ibere neza, ntafate imoko gusa ahubwo agatamira uruziga rwose rw'ibere kugira ngo ashobore konka neza. Umwana ashobora kunanirwa konka bitewe n'uburyo umubyeyi yamufashe. Niyo mpamvu iyo ukiri kwa muganga ababyaza ndetse n'abaforomokazi bakwereka uburyo ukwiriye kujya ufata umwana wawe kugira ngo umenye ko umwana ari konka neza bikwiriye. Ubwo rero ukwiye no kumenya umwana wawe uramufata gute kugira ngo ashobore konka neza kandi bihagije. Iyo rero uyu mwana atari gushobora konka neza, unareba ibintu umwana yambaye. Ntago ari byiza ko umwana yonka ari muri za porte bebe, bya bintu byose dushyira mu mwana kugira ngo tumurinde ubukonje. Ni byiza ko koko dufubika umwana tukamurinda ubukonje kuko nabwo bwamwangiza. Ariko umwana ugiye konka akwiye kugabanirizwa imyenda bamufubitse. Za porte bebe zikavaho, ibishora bikavaho, ibigoma bikavaho, ukambika umwana agasurubeti, ukamwambika ka gasurubeti gafite amasogisi, ukamwambika akagofero, ukamenya ko umwana wawe atari bugira imbeho. Noneho ugashyira umwana kwibere, umwana adari muri bya bintu bimuhambira ngo usange ubwo adashobora kwinyagambura. Warangiza ukamushyira kwibere neza kugira ngo umwana ashobore konka nawe amerewe neza. Mubyeyi wonsa unkurikiye, reka nkwibutse yuko mu gihe uri konsa umwana udakwiriye guhuga, udakwiriye no kurangara, ahubwo ukwiye kwita kuri uwo mwana ukamwonsa umureba, ukamwonsa umuganiriza, ukamwonsa umwishimiye kugira ngo umwana arusheho konka neza.
Niba rero ibyo byose wabigerageje ukabona umwana wawe adashobora konka, icyo ni ikimenyetso mpuruza ukwiriye kwihutira kugera kwa muganga kugira ngo bafashe wa mwana ataza kuzahara cyangwa agatakaza ubuzima. Navugaga yuko igihe umwana ananiwe konka, waba ukiri kwa muganga cyangwa warageze imuhira, kiba ari ikimenyetso mpuruza ukwiye guhamagara abaganga cyangwa ugasubira kwa muganga bakagufasha kugira ngo umwana wawe arusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza. Ikindi kimenyetso mpuruza ku mwana ni igihe umwana ari guhinda umuriro. Ushobora kumva umwana wawe ubushyuhe bw'umubiri we bwahindutse. Reka nibutse umubyeyi unkurikiye, waba umubyeyi wonsa, ko igihe cyose ubona ubushyuhe bw'umubiri w'umwana wawe bwahindutse, ukabona umwana ubushyuhe bwe bwabaye bwinshi cyane, ukwiye kwihutira kugera kwa muganga. Impamvu iki ari ikimenyetso mpuruza nuko iyo umwana agize umuriro mwinshi bihita bimutera no kugagara. Umwana watangiye kugagara rero biba bigoye ko yakira vuba, cyane cyane ko utugirangingo tw'ubwonko bwe tuba turi kwangirika. Niyo mpamvu umubyeyi utwite cyangwa se umubyeyi wabyaye tugusaba kugira ngo igihe cyose uri kumwe n'uruhinja umenye umubiri w'uruhinja rwawe ubushyuhe bwawo bungana bute. Ahangaha ndagira ngo mbwire umubyeyi unkurikiye yuko ukwiriye kujya ukora ku mubiri w'umwana wawe. Iyo ahangaha tuvuga gukora ku mubiri w'umwana, tugusaba kudakoreshaho ikiganza ahubwo ugakoreshaho umugongo w'ikiganza. Ukoresha umugongo w'ikiganza ku mubiri w'umwana ukumva niba ubushyuhe bw'umwana ari ubushyuhe busanzwe cyangwa bwiyongereye. Cyane ko umwana wagize ubushyuhe budasanzwe aranegekara, agacika intege, konka bikamunanira, ukabona umwana arimo aragenda acika intege bya hato na hato. Icyo gihe rero ushobora kumenya yuko umwana yagize ikibazo cy'umuriro udasanzwe, ukihutira kumujyana kwa muganga. Ndi kuvuga iki kimenyetso mpuruza, reka mpamagarire umuntu wese unkurikiye ndetse n'umubyeyi ubana n'umwana mutoya, niyo yaba atari umwana w'uruhinja. Hari amakosa menshi abantu bajya bakora igihe umwana yagize umuriro, ugasanga umubyeyi ahise afata igitambaro gitose agishyize ku mwana. Ibi ngibi ntabwo ari byo. Mubyeyi ufite umwana unkurikiye, yaba umwana w'uruhinja, yaba umwana mukuru, n'undi muntu wese warwara akagira ikibazo cy'umuriro. Iyo umuntu afite umuriro mwinshi, ntabwo tumushyiraho igitambaro cy'amazi gikonje, oya, ahubwo tumushyiraho igitambaro cy'amazi y'akazuyazi. Kubera ko ntabwo ari byiza ko umubiri ufite ubushyuhe bwinshi buri hejuru uhita uwushyiraho ubukonje bwinshi buri hasi. Icyo gihe bishobora gutuma ubuzima butakara, cyangwa se umubyeyi cyangwa se umwana cyangwa undi muntu wese urwaye wahinze umuriro akazahara. Bantu munkurikira muri ibi biganiro, ndagira ngo mbibutse ko bigambiriye kubamenyesha uburyo mwakwigenzura, mukamenya n'uburyo mwagana amavuriro abegereye kugira ngo tubungabunge ubuzima. Reka ngaruke rero kuri uyu mwana wacu turi kuvuga ibimenyetso mpuruza. Ikindi kimenyetso mpuruza umwana ashobora kugaragaza umubyeyi yakwitaho ni ibara ry'umuhondo. Mubyeyi utwite unkurikiye, iri bara ry'umuhondo ku ruhu rw'umwana wawe ni ikimenyetso mpuruza, kubera yuko iyo uyu mwana atangiye kugaragaza iri bara ry'umuhondo aba afite ikibazo cy'uko umwijima we utari gukora neza, ndetse bikaba byatuma agira n'izindi ngorane z'uburwayi, byatuma ndetse abasha no kuremba akagera kwa muganga. Niba rero ubona umwana wawe yatangiye kugira ibara ry'umuhondo, ese waribwirwa n'iki? Ibara ry'umuhondo turirebera mu gahanga k'umwana, tukabirebera mu gatuza, ushobora kurirebera ku ntoki ndetse n'ibirenge. Iyo ubonye byatangiye kuzana rya bara ry'umuhondo, ukwiye kwihutira kugera kwa muganga kugira ngo umwana wawe bashobore kumufasha. Nyuma yo kubyara, akenshi abana bashobora kugira iri bara ry'umuhondo ariko risanzwe. Nyamara iri bara ry'umuhondo ryo rigomba gushira mu gihe gitoya gishoboka, ariko iyo ryakomeje kubaho ugasanga umwana agiye kurimarana igihe kirekire, ukwiye kwihutira kumugeza kwa muganga kugira ngo umwana wawe ashobore gufashwa. Ibara ry'umuhondo ku mwana rero ni ikimenyetso mpuruza iyo watangiye kubona iri bara rigaragara cyane. Mubyeyi ufite umwana w'uruhinja ugaragaza iki kimenyetso cy'ibara ry'umuhondo, ihutire kugana ivuriro rikwegereye. Ikindi kimenyetso mpuruza tugiye kuvuga hano ni igihe umubyeyi abona igihorihori cy'umwana kiri kugenda gitebera. Abamama benshi nyuma yo kubyara usanga bajya bakoresha imiti y'ibyatsi bashyira ku gihorihori cy'umwana. Rimwe na rimwe bakanashyiraho iriya miti
nta kibazo umwana afite. Ariko reka mbwire umubyeyi wese unkurikiye ko akwiriye kujya areba mu gihorihori cy'umwana we. Iyo mvuga igihorihori ndavuga cya gihorihori cy'imbere, ukareba niba kino gihorihori kiringaniye hose cyangwa se umusatsi uringaniye hose. Iyo cyatangiye kumanukamo ubona hasa nkaho hatebeye, biba ari ikimenyetso cy'uko umwana wawe yatakaje amazi menshi y'umubiri, ndetse bikaba byaza no kumuteza ingorane zo kuba yatakaza ubuzima. Mubyeyi twite unkurikiye, niba ubona igihorihori cy'umwana wawe kitameze neza, ukabona cyatangiye guteberamo, ihutire kugana abaganga bakwegereye. Gana ivuriro rikwegereye, wige mu kinyarwanda, wige muri ya miti y'ibyatsi, kuko iriya miti y'ibyatsi ntabwo ishobora gufasha umwana w'uruhinja, cyane ko muba mutazi neza ubwoko bw'imiti mugomba kumuha, cyangwa se mutanazi neza n'urugero rw'iyo miti mwayimuhaho. Mubyeyi twite unkurikiye, ndagira ngo nkwibutse yuko umwana w'uruhinja atagira ikindi kintu ahabwa, yaba imiti, yaba ikindi cyo kurya icyo ari cyo cyose, mu gihe atarageza ku mezi 6 aronka gusa akabona amashereka. Ikindi kibazo cyose gitandukanye n'ibyo, wihutira kugana ivuriro rikwegereye. Tujya tubona abana benshi baza badusanga barazahaye, bararembye, hahandi ubona abaganga bibagora kubakurikirana, ndetse bikaba byanagora kugarura ubuzima bwabo, kuko ababyeyi baba baratinze kubageza kwa muganga. Iki kiganiro kigamije kukwereka ibimenyetso wabona ku mwana wawe ukamuzana kwa muganga atarazahara. Mubyeyi unkurikiye, ndakwibutsa yuko amagara araseseka ariko ntayorwa. Nyamara ngo niyo amagara atewe hejuru, buri wese asamaye. Niyo mpamvu nkwinginga ngo niba wabonye ikimenyetso kimwe muri ibi ngibi maze kuvuga, gana ivuriro rikwegereye, witinda witekereza ko ari ibisanzwe. Byaba byiza ugeze kwa muganga, muganga akakubwira ko ari ibisanzwe, kurenza ko wakwibwira ko ari ibisanzwe ukazasanga byari bidasanzwe. Mubyeyi unkurikiye, ndaguhamagarira kwita buri munsi kugenzura ibimenyetso bigaragara ku buzima bw'umwana wawe, kuva ukimara kumubyara ndetse abaye na mukuru. Nta gihe tujya ducutsa abana bacu bahora ari abana. Niyo mpamvu iteka tuba dukwiriye gukomeza kugenzura ubuzima bwabo. Muri iki kiganiro rero twavugaga ibimenyetso mpuruza ku mwana w'uruhinja. Reka mbibutse ko ikimenyetso mpuruza cya mbere ari umwana wananiwe konka, utagishobora konka neza. Ihutire kumugeza kwa muganga, abaganga bagufashe. Ikimenyetso mpuruza cya kabiri ni igihe uyu mwana yahinze umuriro, ndetse bikaba byamutera no kugagara. Mubyeyi simbukira kwa muganga, abaganga bagufashe, umwana ataragagara. Ikimenyetso cya gatatu twabonye ko ari igihe umwana ashobora kugira igihorihori kigwamo, hahandi bitugaragariza yuko yatakaje amazi menshi mu mubiri, ndetse bishobora kumuteza n'izindi ngorane, akaba yazahara cyangwa agatakaza n'ubuzima. Ikindi kimenyetso twabonye nuko uyu mwana ashobora kugira ibara ry'umuhondo, ritwereka yuko umwijima w'uyu mwana utari gukora neza. Iri bara ry'umuhondo naryo rikaba ari ikimenyetso mpuruza bivuga ngo mubyeyi, subiza umwana kwa muganga, abaganga bashobore kumufasha. Dusoza iki kiganiro cyacu, turabararikira gusangiza aya makuru inshuti zanyu, kugira ngo twese dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bw'umwana ndetse n'ubuzima bwa buri wese. Ikindi turabararikira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho uko tubibashije kubishyiraho. Icya gatatu, murakora like ndetse mukore na comment, nimutubwire icyo iki kiganiro kibamariye, ndetse munatubaza ibibazo, munatubwire n'andi makuru mwifuza kumenya, kugira ngo dushobore kujya tuyabagezaho uko muyakeneye. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha murakara.